havugwa yuko uyu mukecuru yihakanwa n'abana be. Ariko ngewe uko mbizi nzi neza yuko uyu nguyu ari umukobwa wa Jacqueline. Yego. Wenda nuko adahari ngo abyivugire, ariko nge niko mbizi, dore ko n'umukecuru abana bahise bemeza yuko ari nyirakuru. Ubwo rero ibintu byo kwihakana umubyeyi ntago biba ari byiza mu muco nyarwanda. Gusa ntago twamufatira umwanzuro adahari, ariko icyaba cyiza we aje akabyivugira ati si mama, nibwo natwe twabimenya. Bivuze ngo rero inaha ngaha tutabyirengagije, abantu benshi baramuzi. Baramuzi ko ari nyina. Baramuzi ko ari nyina. Afite ubundi buryo abihakanamo rero, niwe wahagarara hano akabyivugira. Noneho twamara kumenya ngo arabihakanye, hakazajyaho n'ibipimo by'abaganga bikaba ari byo bibimwemeza. Yego. Jacqueline, ujya uza hano gusura umukobwa wawe, ujya uhaza? Ndahaza, ngahaza mbese akanyirukana, ngaza kurara mu giturage cya hano hirya. Noneho hari umuntu ndaraho witwa Felicita utuye hariya ku Gaseke. Niho ndara buri munsi niho ndara. None hano hantu ndahagera akanyirukana ngo mve imbere wa mbwakazi we, ngo ndi ingagi yatorotse parike, ngo ndi inkende, ngo ndi inkima. Ibyo byose mbese akabinyita, ngabyihorera ngaceceka ngahora. Yes, mbahaye ikaze abakunzi ba Ihuriro TV show. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe muzi ko niyemeje kujya mbagerera kuri tere nkamenya amakuru uyanyayo. Muzi ko tumaze iminsi dufite uyu mubyeyi Jacqueline yavuze ko yanzwe n'abana be babiri b'abakobwa, ndetse harimo ngo uw'umuganga. So rero uyu munsi ndahantu mu Bugesera n'ubundi, aho bandangiye ko umukobwa we ariho atuye. Ubu tuvugana mpagaze ku irembo rye ryo mu rugo, uretse ko ngize amahirwe makeya nkasanga ntawe uhari, ariko mu by'ukuri nahagiranye na Jacqueline, arinjira arakingura areba abuzukuru be. Mbajije abana barambwira bati uyu ni kaka. Ndi kumwe rero n'abaturanyi ahangaha baturanye n'uwo mukobwa we ukunze kuvugwa ku mazina ya Sandrine. Reka tugire icyo tubabaza ku biri kuvugwa kuri uyu mubyeyi. Mwiriwe neza? Mwiriwe. Yego. Ahangaha turi kuri Akariza TV show. Murakoze. Amazina nitwa Twizerimana Karaveri. Yego. Aha turi ni mu mudugudu wa Cyoma. Yego. Mu by'ukuri rero wenda iyo nkuru nanjye nigeze kuyisoma ku mbuga zanyu, bigaragara yuko havugwa yuko uyu mukecuru yihakanwa n'abana be. Ariko ngewe uko mbizi nzi neza yuko uyu nguyu ari umukobwa wa Jacqueline. Yego. Wenda nuko adahari ngo abyivugire, ariko nge niko mbizi, dore ko n'umukecuru abana bahise bemeza yuko ari nyirakuru. Ubwo rero ibintu byo kwihakana umubyeyi ntago biba ari byiza mu muco nyarwanda. Gusa ntago twamufatira umwanzuro adahari, ariko icyaba cyiza we aje akabyivugira ati si mama, nibwo natwe twabimenya. Hari amakuru numvishije nkigera hari haruguru nakuye mu baturanyi, bambwiye yuko uyu mukobwa we Sandrine ngo iyo umubwiye ngo uyu ni mama we ngo arirukanka akanarira. Ibyo bintu byaba ari ukuri? Oya, ngewe ntago nigeze mbibona, kuko ngewe wenda Sandrine ngewe muzi akiri n'umukobwa. Usibye ko ntigeze mbona wenda byibura ari kumwe na nyina, ariko akiri umukobwa nari nzi yuko uyu nguyu ari we nyina.
dore ko uyu mukecuru n'ubundi wenda ntiyari atuye hano, afite ahandi yari atuye, ariko izi karito yazaga agenda zinyuramo agenda asaba utwo kurya. Bivuze ngo rero inaha ngaha tutabyirengagije, abantu benshi baramuzi ko ari nyina. Afite ubundi buryo abihakanamo rero, niwe wahagarara hano akabyivugira. Noneho twamara kumenya ngo arabihakanye, hakazajyaho n'ibipimo by'abaganga bikaba ari byo bibimwemeza. Yego. Mu by'ukuri se kuba bamwita ngo ririya zina ridakoreshwa, bamwita izina ryo kuba bamuhohotera bakavuga yuko ngo ari ingagi, ngo mbese amazina nk'ayo ngayo, ibyo bintu biziho? Oya, ntabwo njyewe nzi ko bamwita ayo mazina, ariko niyo baba bayamwita nabo bazirikane yuko si we wiremye, yaremwe n'Imana, kandi natwe twaremwe n'Imana, tuva amaraso amwe. Yego. Uri kumva? Kuba ameze gutya, afite isura cyangwa avuga dedemanga, ntabwo ari uko ari we wabyigize. Imana itanga uko ishaka. Nawe ejo yaba n'ikindi kitari nk'uko nyina ameze. None se we agize ubusembwa nawe abana be bamwihakana? Ntabwo ari byiza rero. Nimba akora n'ikosa ryo kwihakana nyina, atinye Imana byonyine. Atinye ngo ese nimba uyu nguyu ari mama nkaba mwihakana, nge ngize ikibazo, abana banjye nawe ko yabyaye we bakamwihakana, ntiyazasaza nabi? Yego. Ahageze rero uno mukecuru akwiye gusazishwa n'abana be n'abuzukuru, bakamubera imfura nziza, bakazirikana y'amezi 9 yabatwise, bakarazirikana ko nimba atari afite n'ubushobozi bwo kubaha ibikwiriye, ariko byageze igihe bakaba babayeho. Ubwo burere rero bafite kugeza uyu munsi, bazirikane yuko ari we babukuyeho. Yego. Uvuze neza cyane. Jacqueline, ujya uza hano gusura umukobwa wawe, ujya uhaza? Ndahaza, ngahaza mbese akanyirukana, ngaza kurara mu giturage cya hano hirya. Noneho hari umuntu ndaraho witwa Felicita, utuye hariya ku Gaseke. Niho ndara buri munsi niho ndara. None hano ndahagera akanyirukana ngo mve imbere wa mbwakazi we, ngo ndi ingagi yatorotse parike, ngo ndi inkende, ngo ndi inkima. Ibyo byose mbese akabinyita, ngabyihorera ngaceceka ngahora nganinyereza. Noneho ubundi maze akavuga ngo ati ngo genda wa kigoryi we, wa kigoryi we. Ngagenda rero nkagenda gutyo. Nuko bimeze. None ko tugeze hariya abana bakavuga ko uri kaka wawe, sibwo yaba atakwemera hanyuma akaba yarakweretse abana ko uri kaka wabo? Yanyeretse abana kugira ngo banyereke abana nyine bari bo. Ndabareba ngabagurira utuntu, udusimisize mbese bakansimiza, bakavuga ngo nguriya ni kaka koko watubyariye mama. Rero ni ukuvuga ngo aba bana uko ari babiri wa muntu we, bisa nkaho nabo wenda batavuga rumwe, kuko ibingibi uyu nguyu mama wabo avuze, bivugwa yuko umukuru we w'imfura we avuga yuko umutoya koko abimwita. Urumva atari ikibazo? Njyewe ku nkuru wenda mwakoze ejo bundi naraye nsomye nimugoroba, ngira ngo harashobora kuba uriya wari wambaye nk'ingofero. We ntabwo nigeze nkunda kumumenya cyane, ariko buriya bibaye byiza kugira ngo ukuri gushire, amashira kinyoma agaragare. Byakabaye byiza uyu Sandrine nimba atanahari uyu munsi, bikaba byiza kugira ngo natwe kuri tukwimenyere yuko hakana yuko uyu nguyu ari nyina. Sandrine nimba kuri telefone yabuze, afite ahantu atuye, habe habwirwa mudugudu amushake, amumenyeshe umunsi agomba kuzaba hari, kuko iki ni ikintu kibabaje. Ni n'inkuru idakwiriye mu muco nyarwanda yo kwihakana umubyeyi. Agaragare noneho
natwe tuve mu rujijo twe kujya tubona Sandrine turi abaturanyi ngo tuvuge tuti kuki wihakana mama wawe ahubwo nawe ahagarare hano abyivugira ati ngewe uyu ni mama cyangwa si mama ariko byiza inkuru ikaza wenda ikaba yasohoka uko Sandrine amaze kubyiyemerera we ubwe akavuga ati uyu ni mama cyangwa si mama. Yego muri harya watubwiye ngo uri umutwara sibo ahangaha? Ngewe nyobora isibo yo hirya yaho, iyi sibo ya hano ifite uwundi uyiyobora utuye hano ariko ntabwo ahari. Twavugishije mudugudu wahawe muri iyi sibo muri no ntuza muri no mudugudu turimo n'ubundi atubwira ko ntawe uhari cyo kora yatubwiye ati ndaje mbafashe tuye kuntu twamubona uwo Sandrine. Kubera yuko Sandrine ngewe namuhamagaye abaturanyi bampaye nimero ndamuhamagara nimero ye nacekinze nsanga kuko nimero ye niye nitabwa n'abandi bantu cyo kora bambwiye yuko ngo iyo nimero ya Sandrine bayitoraguye. Nakomeje gukurikirana amakuru nsanga ngo mama wabo ngo Sandrine afite indi nimero nshyashya. Hari umubyeyi rero w'umuturanyi we ndatekereza ko wenda ari n'inshuti ye waba afite indi nimero Sandrine akoresha ariko iyo nimero nayo nagerageje kuyihamagara iyo nimero iracamo ariko ntago yitaba sinzi ngo kode yagiyemo. Twagira ngo tumubaze niba hari amakuru yaduha kuri ibi ngibi turi kuvuga niba ari butwemere kuganira natwe ntago mbizi. Umubyeyi wiriwe neza? Wiriwe. Yego. Mu by'ukuri ikiganiro tugiranye n'uno mugabo wabyumvaga nk'umuturanyi wa Sandrine inshuti ye ndetse unatubwiye ati reka nze ngerageze nze mbasuhuze mbavugishe. Mu by'ukuri kubiri kuvugwa urabizi neza ko uyu ari umubyeyi wa Sandrine? Murakoze. Nitwa Nyirabizimana. Ni ukuvuga ngo Sandrine dukunda kuganira kenshi ariko inshuro tuganiriye aho namumenyeye ambwira ko ngo ari mama we. Ayo makuru rero yo kuvuga wenda ngaramwihakana ngewe ntabwo nari nabizi ariko kuvuga ukuri ntaga mwihakana. Ibiganiro byinshi tuganira ajya ambwira ati mama ajya ambwira ngo azagusura abana azakumpemba nkavuga ati yo wa mukecuru ko atageze nk'inyo agimeze kuriya ati ni byiza ariko mwihakana ntabyo ndamwumvana iminsi tubaho mumenyeye. Rero nge mba numva hari abantu bajya bipostinga kugira ngo babateranye banabasebye ariko ntago byo bintu bimuziho rwose bakajya mwihakana. Murakoze. Ko uwo mubyeyi Jacqueline ari we wivugira mu kanwa ke amagambo avugwa n'umwana we ndetse ko iyo ageze mu rugo rwe amwirukana kandi tukaba turi kumwe ubwo yababeshya? Ngewe uko mbitekereza mu mutima wanjye nkurikije ukuntu naganiriye na Sandrine nkumva ntaga mwihakana. Ngewe nkumva hari ari nk'abantu bashaka kugira ngo babateranye banazane inzango mu miryango ariko ntago Sandrine yigeze yihakana nyina. None niba Sandrine ntirigeze yihakana nyina kubera iki nyina ari aho ngaho arara mu bigunda adafite ahantu abarizwa kandi mbona umukobwa we afite urugo ndetse rutari rubi kandi mfite amakuru yuko atuye kuki atamuzana akamwegereza? Ibyo byakavuzwe na nyir'ubwite. Twebwe ntago twabimenye buriya we ku giti cye nuvuga ati impamvu wenda ataba hano iwanjye ni impamvu wenda yananabyanze nta wamenya ariko ntago turi kumufatira umwanzuro adahari. Hanyuma se iyo ubonye Jacqueline no mubyeyi we ubona hari ikindi kibazo yaba afite kitari ukuba yaragize ikibazo cy'uburwayi kikamuteza kudidimanga? Uko mbibona uko bigaragara ushobora ko nk'uburwayi yagize wenda bituma amera gutya kuko avuka ntago tubizi nta rugo ngiye muzi nawe munyamaze kumubonye gutya uko ameze ntago rero ikibazo yaba yaragize ariko byose byavugura nyir'ubwite twebwe nta kintu twakwanzura ariko mu biganiro ngiye nganira nawe ntago arambura kugeza yihakana mama we. Uyu mubyeyi ntago ari ubwa mbere ariko mubonye usanzwe umubona nyine agenda ariko wari utaraganira nawe byibura ngo wumve mubona agenda nkuko kose nyine. Yego. Urakoze cyane rero umubyeyi mwiza. Reka hari undi muntu wagira icyo abivugaho muri ibi ngibi? Umusaza wiriwe neza? Yego. Utuye inaha? Utuye inaha. Aba ni abaturanyi bawe? Uyu mubyeyi se uramuzi ko mbona akuze? Ndiho nkubaza. Uyu mubyeyi uramuzi ko mbona akuze? Ndamuzi. Umuzi kuva ryari? Urumva ari mu myaka mbere ya 16.
imyaka 16. Muse mu by'ukuri uyu mubyeyi wigeze umubonana abana abarera abahetse? Mu kubarera ntabwo namubonanye nabo kuko 16 niyo maze igihe inaha, ariko ari uyu mukobwa we nzikaruwe ndabizi rwose neza. Abavuga ngo yaramwihakanye sinzi, nta n'ibyo nigeze numva atayiri. N'ubwa mbere ubyumvishe mu matwi? Mbyumvise ko yaba amwihakana. None uyu mubyeyi si uyababeshya? Oya, igisubizo cye nuko muzi ibyo yavuga ngewe kubiha agaciro cyangwa kubihakana ntabwo nabyuzurira. Uyu nguyu se ko umumenye imyaka 15 ngira ngo ntago ari mikeya, ibyo byose hari amakuru mufiteho, hari amakuru waba ufite kuri no mubyeyi yandi yimbitse se kugira ngo ube wayaduha tuyasangiza abantu? Ayimbitse ntayo, namubonye gutya. Umubona gutya yigendera? Ishyireho mikoro. Ntago umenya ngo abarizwa hehe cyangwa si wabo yari hehe? Habarizwa naho bari batuye mbere ntabwo mpazi. Nkuko nabivuze nyine 16 niyo mazina. Umubona gutya agenda mu nzira? Yes. Agenda asaba nkuko urakoze cyane mubyeyi. Reka tubashimire mwebwe mwese mwabanye natwe tugitangira iki kiganiro, namwe tugisozanyije. Amahoro y'Imana abane namwe, ubwo andi makuru tuzayamenya nyuma. Ndatekereza ko dutegereje Sandrine, ibyo byose tuzamubona kuko aho atuye ni hano. Mu by'ukuri dufite amatsiko yo kumenya ibimuvugwaho koko niba ari ukuri, ariko ntago ntekereza yuko mu by'ukuri nyine isi yaranduye byanabaho. Bishobora no kubaho wenda akaba yanabikora akaba yamwihakana, ariko ntawe umushinjije muri aka kanya. Ariko ntago bibaye ari byo, ntago byaba ari byiza. Uko umubyeyi yaba ameze kose yarakutwise amezi 9 waramwonse akakugaburira, uri uruhinja utaramenya ubwenge, hari ukuntu umubyeyi anomba kaneke cyangwa se akaguhekenyera akagucira mu kanwa. Ibyo byose mujye mubitekereza. Tuboneyeho n'umwanya wo kubwira abana nk'abo bafite ikibazo cyo guhisha imiryango yabo, ntago ari byiza. Ibi ngibi bijye bibaha amasomo. Mwakoze cyane rero, ibindi biganiro naho ubutaha. Bye.